Urabizi se noneho ibyago byari bihari byose byarangije kuba byakemuka. Ibyago byari byugarije Niyori ndetse na Nyambo byamaze kuba byongera gukemuka. Noneho ibihe byasubiye uko byari byakabaye, ibihe byongera bisubira ukuntu byari bimeze mbere hose. Ariko ikibazo gisigaye ni ukuntu Ive araza kuba yacika ari ahantu ari. Ive ubu ngubu tuvugana bamufite nk'ingwate. Ubu ngubu tuvugana Ive we bamucakiye. Ese guys, uratekereza ko Ive hari urucikira afite? Ese uratekereza ko Ive noneho hari ahantu arahava amahoro? Guys, wowe niba ukunda filime yacu Ibanga ndetse ukabona kurikirana ibikorwa byose bya filime yacu Ibanga ndetse ukaba wifuza kuba wagira uruhare kuri filime yacu Ibanga, muhaye ikaze. Ndagusaba kugira ngo wakora subscribe hano kuri Venke Empire ubundi dukomeze tugendane n'ibikorwa byose tuba tukubagezaho umunsi ku munsi. Kandi murabizi ukuntu muri abantu b'intwari, kandi murabizi ukuntu muri abantu b'agaciro hano kuri Venke Empire. Rero nimba ukunda Ibanga ndetse ukabona ushaka kugira uruhare kuri filime yacu Ibanga, icyo ngusaba ni ugutanga ibitekerezo byawe. Ubu ngubu tuvugana Papa Killaman ari kuririmba urwabonye. Ubu ngubu tuvugana Papa Killaman ntago azi umwanzuro yafata kugira ngo wenda arebe nimba yongera kuba yagira amahoro nk'ayo yari afite mbere. Ese guys, uratekereza ubu ngubu tuvugana Papa Killaman bino bintu byose byafashe ndetse akaba yabigiramo uruhare ndetse akaba yatuma bifata urundi rwego? Uratekereza ko Papa Killaman hari amahoro azongera kugira? Ese ko Niyori ndetse na Nyambo bacitse akaba asigaranye Ive araza kumubwira amakuru yose y'aho ba Niyori batuye? Ese Ive araza kuba yagambanira umuryango we wose? Guys, turabizi ko bamaze kumenya aho Ive aturuka, bakamenya ko Nyambo na Niyori nabo basubiye mu cyaro. Turabizi ko ikintu cya mbere bakora ni ukuba babasanga mu cyaro bakaba babagirira nabi, kandi turabizi ko bano bagabo nta na keza kabo. Turabizi ko buri kimwe cyose bafasheho bacyangiriza. Ese uratekereza ko Ive araza kuba yavamo Niyori akaba yamugambanira ubwa kabiri, akaba yamuteza bano bagabo bakaba bamusanga iwabo mu cyaro? Guys, ubu ngubu tuvugana Tereza nawe agiye kuba yaza muri bino bibazo, kandi bino bibazo turabizi ko atari ibintu byoroheje. Tereza nawe agiye kwisangamo nta yandi mahitamo afite. Tereza nawe agiye kwisanga arwana intambara yatazi n'igihe yatangiriye. Nubwo ari Tereza bino byose wabitangije, ariko turabizi ko zino ntambara batangiye kuba bamuzanamo. Turabizi ko Tereza we nta n'ahantu na hamwe ahuriye nazo. Ese guys, ubu ngubu tuvugana uratekereza ko Tereza bano bagabo nibo musanga mu cyaro? Uratekereza ko Tereza baramusiga amahoro? Ese uratekereza ko Tereza araza kubaho yishimye aba bagabo nibo bamusanga mu cyaro? Guys, turabizi ko ubu ngubu tuvugana Papa Killaman we ibintu byamucanze, kandi Papa Killaman turabizi ko ikintu cya mbere azi gukora cya mbere ni ukuba yahemukira abantu. Ese ko tuzi ko Papa Killaman ikibazo cya mbere yarangije kuba yagicika, kino cya kabiri cyo murabona azapfa kugicika amahoro? Ese urabona Papa Killaman azahunga ibibazo kugeza ryari? Ese urabona Papa Killaman azakomeza guhisha amabanga akomeye kugeza ryari? Ese uratekereza ko Papa Killaman azakomeza kuba yahisha rino banga ryo kuba Killaman atari umuhungu we nyawe bigashoboka? Ese urabona bizapfa kwemera kugira ngo Papa Killaman bino bintu abyirengagize ndetse akomeza nabihishe burundu? Guys, niba ari bwo bwa mbere ugeze no kuri Venke Empire ndetse ukaba wanifuza kuba wagira uruhare kuri filime yacu Ibanga, ndetse ukaba wifuza kugira ngo ube wa munyamuryango wuzuye wa filime yacu Ibanga, icyo ngusaba niba ugeze hano kuri Venke Empire ukaba utarakora subscribe, icyo ngusaba ni ukuba wayikora, ubundi tugakomeza tukagendana mu bikorwa byose tuba turimo kubagezaho umunsi ku munsi. Kandi ikindi ngusaba, niba ukunda Ibanga ndetse ukaba wanifuza kuba wagiramo uruhare, icyo ngusaba cya kabiri ni ukuba
watanga ibitekerezo byawe, ubundi tukamenya ko tuba turi kujyana umunsi ku munsi mu bikorwa byose tuba turi kubagezaho. Ubu ngubu tuvugana Yves we bamufite bugwate. Ubu ngubu tuvugana Yves yarangije kuba yasimbura Nyambo ndetse na Niyori. Ubu ngubu tuvugana Yves niwe ugezweho kuba yagirirwa nabi. Yves turabizi ko ibi byose ari nawe wabitangiye. Yves turabizi ko kano gakino ari wowe wakizanyemo. Yves turabizi ko ari wowe watumye bino bintu byose byabaye kuri Niyori bimubaho. Yves turabizi ko ari wowe wagambaniye Niyori akamushimuta mu cyaro akamuzana mu mujyi. Kandi turabizi ko Yves nubwo atabikoze bigambiriye ariko nawe Imana imuhannye ntago yaba yibeshe. Yves yakoze amakosa, nawe kuyahanirwa ntago byaba ari ibintu bibi. Yves amakosa yakoze nawe yahaniwe ntago ari ikintu kibi cyaba kibaye. Yves ubu ngubu tuvugana nawe barangije kuba bamufata. Ubu ngubu tuvugana Yves niwe utahiwe. Ibyo yakoreye Niyori kuva mu ntangiriro nawe bagiye kuba bamwitura. Ese uratekereza ko Yves we noneho hari andi mahirwe azongera kuba yabona yo kongera kuba yacika? Ese Yves aremera abe yavuga aho Niyori mama watuye? Ese urabona Yves aremera kuba yamena ayo mabanga yo kuba yagambanira imiryango yose? Ese urabona Yves bino bintu arabikora? Guys, turabizi ko Yves nawe ari nyamwigendaho. Turabizi ko Yves nawe atari umuntu wihesha agaciro. Turabizi ko Yves byanga byakunda kugira ngo atoroke yano mabanga arayamena. Turabizi ko Yves kugira ngo abe yatoroka hano hantu ari, bino bintu byose byazi kuri Tereza turabizi ko araza kuba yabishira hanze. Ese murabona bino bintu bikuriye kugira ngo Yves abe yamena aya mabanga yose? Ese urabona Yves yaba yahisemo neza kugira ngo abe yagambanira Tereza, abe yamuteza abantu? Guys, rero twiviriye mu mujyi kwa Yves ndetse na papa Killaman twigarukiye iwacu mu cyaro. Ubu ngubu tuvugana Babu noneho ibyo agiye kubishira ku rundi rwego. Babu ndetse na Mutesi ibyawo agiye kubizamura bishire ku rundi rwego. Mutesi ubu ngubu tuvugana agiye kuba yashakisha uburyo yashingiranwa na Babu. Ese Babu we ko tuzi kaje vuba muri kino cyaro, yaba yiteguye kuba yahangana n'ibibazo byose Mutesi arimo, akaba yemera kuba yamujyana? Ese Babu yaba yiteguye kuba yarwanirira Mutesi akamutsindira? Guys, turabizi ko ubu ngubu tuvugana Mutesi we ibintu byose byahanganye nabyo turabizi ko atari ibintu byoroshye. Turabizi ko Mutesi nawe yaba akunda Babu, nubwo tuzi ko byatangiye ari ukugira ngo babe bamukura, ariko turabizi ko ubu ngubu tuvugana Mutesi nta nubwo ari byo agambiriye, ni ukuba yakundana nawe bakaba bazamura urukundo rwabo rugafata indi ntera. Ese guys, wowe kukurikirana filime yacu Ibanga, uratekereza ko Bihishe Geregwari arapfa kwemerera umukobwa we akabana na Babu? Turabizi ko Bihishe nta n'umunsi n'umwe yigeze yiyumvamo no mugabo. Turabizi ko Bihishe ikintu cya mbere abakorera n'umusore ni ukuba yamurwanya ndetse akamwirukanyiriza kure. Kandi turabizi ko Bihishe iyo ahisemo gukora ikintu turabizi ko agikora. Turabizi ko Bihishe yavuze ngo agiye gukora iki kintu, turabizi ko nta n'umuntu n'umwe wamubuza ko yagikora. Ese Bihishe yaba agiye gufata umwanzuro wo kuba
yafata Mutesi akamushira kure ya Babu. Ese bijo bija murabona yapfa kwemera buno bukwe bugataha? Guys, biragoye kugira ngo bijo bija yemere kino kintu. Biragoye kugira ngo bijo bija yemerere Babu abe yabana n'umukobwa we. Biragoye kugira ngo bino bintu bibe byashoboka, kandi turabizi ko Mutesi ndetse na Babu bakundana byanyabyo, ariko kugira ngo urugo rwabo rwajya hamwe babane nk'umugore n'umugabo, turabizi ko bino bintu bekire mu nzozi. Kiretse hari nibabana ababyeyi batabizi, kiretse Babu naza kubana na Mutesi bagatoroka hano bantu bari, ariko mu gihe bataturutse turabizi ko bino bintu bitapfa kuba byakunda. Ese guys, Mutesi yabagiye kwishingira papa we atabishaka? Guys, rero turetse ibya Babu ndetse na Mutesi ndetse na bijo bija wabo, turabizi ko ibyabo bizagorana. Kwigarikiye kuri Jojo ndetse n'umugabo we, turabizi ko ibyabo bikiri amayobera. Turabizi ko ibya Jojo ndetse na Gahima ndetse na Dete, turabizi ko ibyabo bikiri inyuma cyane. Turabizi ko ibyabo tutazi ahantu bizapfa kuba byagarukira. Turabizi ko ibyabo bikigoranye. Turabizi ko ibyabo bikirimo urujijo bya hatari. Ese uratekereza ko mwo tuvugana Gahima kuba abana na Dete biramushimisha? Ese uratekereza ko Gahima kuba ubungubu abana na Dete mu nzu, uratekereza ko abayeho yishimye? Ese uratekereza ko Gahima umunsi umwe kino kintu atazakicuza mu buzima bwe? Kuba abana na Dete, uratekereza ko Gahima bizaguma kumushimisha kugeza ryari? Ese uratekereza ko Gahima nubwo yahemukiye umugore we, uratekereza yarabikoze kubera ko amwanga? Ese uratekereza ko Gahima yaba yarabikoze kubera ko yaba ashaka guhima umugore we Jojo? Guys, rero wowe niba ukunda Ibanga ndetse ukabona ashaka kuba wagira uruhare kuri filime yacu Ibanga, icyo ngusaba ni ukuba wakurikirana ibikorwa byose muri kugezaho umunsi ku munsi. Icyo ngusaba ni ukuba waba umunyamuryango wuzuye, ubundi tugakomeza tukagendana mu bikorwa byose muri gushaka kugezaho umunsi ku munsi. Kandi murabizi ukuntu muri abantu b'agaciro kuri filime yacu Ibanga ndetse na hano kuri Venke Empire. Rero niba uri umunyamuryango ndetse ukaba wifuza kuba wagira uruhare kuri filime yacu Ibanga ndetse uruhare rukomeye cyane ukaba ugeze hano kuri Venke Empire, icyo ngusaba ni uko watanga inkunga yawe ugakora subscribe, ubundi tugakomeza tukagendana mu bikorwa byose tukagezaho umunsi ku munsi. Guys, rero niba uri umunyamuryango ndetse ukabona wanifuza kuba watanga ubufasha, ndagusaba kugira ngo wagira Jojo inama. Ese Jojo nuhe mwanzuro yafata muri bino bibazo byose yisanzemo? Ese Jojo ni icyo kintu yakora kugira ngo bino bintu byose by'ibibazo bibe byakemuka binajye hano hamwe? Ese Jojo ni icyo kintu yakora kugira ngo abone umugabo we amwitayeho? Ese Jojo ni icyo kintu yakora ngo abone Gahima umugabo we amufata neza nka mbere? Ese Jojo murabona hari ikindi kintu yakora kugira ngo abone umugabo we Gahima yongeye kuba yamusubiranya ndetse akamusubiza nka mbere ukuntu yari ameze, ndetse urugo rwabo rukongera gasubirana ukuntu rwari rumeze? Turabizi ko Jojo ndetse na Gahima bahoze bishimye cyane. Turabizi ko urugo rwabo ariko twafatiragaho intangarugero muri Gasharo. Turabizi ko urugo rwabo nta n'umuntu n'umwe wifuza kuba rwasenyuka, ndetse nta n'umuntu n'umwe wifuza kubona abantu babiri baba bashwana ndetse bagatongana. Ariko turabizi ko bigeze ahantu ho kuba batongana ndetse bakaba batandukana. Turabizi ko buri muntu wese yatunguwe no kuba yabona kino kintu. Turabizi ko urugo rwabo ari urugo rwahoze rukomeye cyane. Ese Gahima murabona tuzisubiraho ibintu byarakomeye? Ese uratekereza ko Gahima rino kosa yakoze ryo kuba yata Jojo ndetse akamuta wenyine, urabona iri kosa atazarikosora igihe cyaramurenganye?
guys, nibura umukunzi w'ibanga ndetse ukaba wifuza ko wagira uruhare kuri filime yacu Ibanga, icyo ngusaba wowe ni ukuba watanga ibitekerezo byawe ndetse ukaba waba umunyamuryango w'iyo filime yacu Ibanga ndetse ukaba wakora subscribe hano kuri Venke Empire. Twigarukiye kuri Killaman ndetse na Queen wacu, nabo bakomeje kuba bakuza urukundo rwabo rwakomeje kuba rwafata indi ntera, urukundo rwabo bakomeje kuba barukuza, ariko kurukuza ndetse no kugira rurambe ni ikindi turabizi ko Killaman nubwo akomeje kuba yiyegereza Queen bya danje, ariko turabizi ko ngubu tuvugana Queen ntago aramenya umujemusi wo bakundanaga isura ye ya nyayo. Queen nubwo akomeje kuba nawe yiyumvamo Killaman, ariko turabizi ko Queen agifitiye amatsiko yo kuba yareba umukunzi we wa mbere, kandi turabizi ko Queen kino kintu atifuza kuba cyamucika, kuba yongera kuba yavugisha umukunzi we wa mbere ndetse no kuba yanamubona mu maso bakamenyana. Ese uratekereza ko Killaman bizapfa kumworera kugira ngo abe yatsindira umutima wa Queen akawutsindira burundu, mu gihe Queen ataramenya umukunzi we wa mbere ndetse ngo abe yamenya umuntu bakundanaga mbere? Guys, rero icyo ngusaba ni ugukurikirana ibikorwa byose no kugezaho umunsi ku munsi, ndetse icyo ngusaba ni ukuba watanga ibitekerezo byawe ndetse ukanakora subscribe niba uba wifuza kuba waba umunyamuryango wa Venke Empire. Rero ntagutindiye, ndagusaba kugira ngo kongere duhure ku indi episode dukurikira filime yacu Ibanga, kandi ndabakunda cyane, muri abantu b'agaciro kandi muri abantu b'intwari hano kuri Venke Empire. Ku muntu wakoze subscribe we ni uw'agaciro. Rero kongere duhure ku indi episode dukurikira filime yacu Ibanga, ndabakunda cyane.